Okay, nibakomeze minister. Reka minister duhe update hanyuma dukomereze kuri aba bantu. Usibye kubasuhuza no kubashimira nyine ku muhati wanyu mugira kuganira, update zari n'ubundi numva mwazi komojeho zuko kishishe iri mu maboko ofete ubundi mu maboko intare za Sarambwe kuva ku wa mbere, ariko ba Kabumba Justin n'aba Micombero bagerageje kubinuganuga hejo kugira bavuze ko bitangaza nabo kinyamakuru bishamikiye kuri leta ejo, ariko abaturage bamaranye neza bamaze kumenyera umutekano wa M23 kuva ku wa mbere. Kishishe rero ifite umwihariko nuko mu byukuri yarindira ya FDLR, ariko bakaba n'abahinzi cyane kara n'akarere ka kera imirima rero FDLR yari yarahinze, ndagira ngo ngubu nabo iyo bari kwirukira bamaze kwitwa n'inzara, ariko si gusa no mu bice byo hirya byegereye Kishishe nabyo biri gusatirwa na M23. Ndagira ko bakurikiye imbuga nkoranyambaga bangiye mwumva amajwi atangiye kuvuga yuko abaturage biteguye rwose kuyakira za Kibirizi za biteguye kwakira intare za Sarambwe. Minister ukira aho ku bantu batazi biriya bice Mushaki na Kishishe hararisha gute muri situation geographique? Urebye ni kure za Kishishe, urumva za Kishishe ni hirya muri za Rucuriyo hirya, naho Mushaki mu hano za Masisi hafi ya za Sake, ni kure cyane. Sinzi niba nabishyira mu birometero, ariko ni kure sur le plan géographique. Ni ahantu ni butamoso cyane, ni butamoso. Ubwo rero uyu munsi ndagira ngo habaye agahenge nyine muri bino bice bya Kibumba, ariko habaye sharing, basharinze nk'uko bisanzwe. Ni nyuma y'agahenge gatoya, ndagira ngo bari kugira ngo M23 ibafashe ibaha umuriro cyangwa se ibahetere kugira ngo barepare ibintu bya electricité. Ikimaraho kubaha umutekano, babyutse n'ubundi barasa mu bice bya Kibumba ibisasu nyine bigize, ariko M23 barasheho rimwe gusa, isa naho bacecekesheje, ntabwo byongeye isa naho bakomeje kurasa cyane. Ikindi za Mushaki hari ingabo nyinshi cyane zifite umugambi wo kurengera Mushaki, bamwe bazamutse kuri antenne, abandi bari muri centre. Ikindi ni abarundi basa naho biganjemo, kandi ubirebeye muri analyse nuko Mushaki yegereye kari agace k'amabuye y'agaciro hariya aho Mwangacucu yacukuraga. Urebye abarundi icyabazanye hariya kiragaragara neza bitewe na protection bagiye gushyira, bashize n'imbaraga bashize hariya kuri Mushaki. Tekereza ko rero ari amabuye y'agaciro ari muri kara gace, ariko gasa naho zatuma abarundi biyemeza bakahasiga ubuzima, ariko abarokotse bagacyura amabuye y'agaciro. So ubwo rero ikindi nuko abakurikiye ijambo rya nyakubahwa His Excellency Felix n'ubwa mbere yavuga ijambo adakomoje atazanye mu Rwanda, ariko kandi yongeye, ariko nawe uretse gatoya iryo jambo kuramo iryo jambo excellent, dukomeze n'umara dukomeze. Bone Exegeti na excellency ni ibintu bibiri bitajya mu ntero rimwe kamemo, niko amategeko biteganya. His Excellency niko amateka zerekana. Niyo titre muri communication. So ubwo rero icyo nashaka kuvuga nuko bwari ubwa mbere, ariko n'ubundi yakoze ibintu, n'ubundi yavuze ibintu mbere y'inteko amategeko na Sena. Sinzi niba bizakunda, aho yavuze ko iyi mitwe yombi agiye kuyisezerera, bagiye gufata utwangushe twabo. Dukurikije rero nka yaseye, urumva isigaje iminsi 12 kugira ngo ibe yavuye ku butaka. Oni nayo Monisco nayo yavuze ko bagomba guhambira utwabo nyuma y'imyaka 20 irenga
bari kuri uriya butaka. Ubwo rero umuntu yakwibaza se imvugo niyo ngiro y'uyu mugabo, cyane cyane ko nta munsi n'umwe aravuga ibintu ngo abishyire mu ngiro, nabyo bishobora kuba byakunze gutera amayobera. wavuze se ibyo yavuze mu myaka 5 niki cyagiye mu ngiro? Dusubiye inyuma. Ntekereza ko icyo minisitiri yavuze mu myaka 5 amaze ku ngoma, sinzi nigeze kubabwira kare umukongomani uzi icyo Gisegeti yagejeje ku gihugu mu myaka 5 amaze, azamura ukuboko turamuha mike abashe kudusangiza. Njye sindasobanukirwa imitekerereze n'imyifatire, sinzi no mu nteko ishinga amategeko, cyangwa se ukabona abadepite barahagaze nk'abanyeshuri bo muri primaire bari ku ntebe bagiye kuri bwa mbere. Ibi bintu kibaza ubwicanyi buri kubera hirya no hino mu by'ukuri. Ikindi cyatangaje abantu mu mbwirwaruhame ye nuko mwumvishe ko yavuze ku bwicanyi buri gukorerwa abakasayi gusa, ntabwo yigeze agaragaza ubu bwicanyi n'ihotera ry'abaturage bahara muri Kara bamaze iminsi bari gutwikwa, bamaze iminsi bari kwicwa urubozo. Sinzi na mwakurikiye iyo mbwirwaruhame. Yavuze kuri rurugo muri kubera muri Kara gace gusa, aho bari kwica abakasayi, ukibaza aho abantu bajya, aho bava n'aho bajya. Uyu mugabo n'ubundi bahaguruka inteko ikamukomera amashyi. Sinzi, ni ibintu nyine baweza numvaga bavuga ibintu by'amatorero, bakomeze basenge, abantu bagisenga Imana ya Isirayeli bakomeze muyinginge, ariko n'abasenga indi mana rwose nayo Isirayeli ko nteba nayo itari kuyisenga bahamagara. Naho ubundi ni ibintu biteye agahinda gusa. Bigaragara ko mu by'ukuri urebye ingabo zirunzwe hariya muri Mushaki, bigaragara ko rwose ibintu bishobora kuba biteye ubwoba. Ikindi nuko wenda bajezo bakunda kubaza ibibazo cyane, barararitswe mu nama muri conference de presse izaba Saturday, izabiri Bunagana. Ubwo rero ndagira ngo wabona M23 idukoreye agashya ikatwereka abacancuro, kuko yakomeje kutwereka abarundi, itwereka no bishavuga ko n'abawagina ngo bari mu nzira azaberekana. Ashobora kuba rero Saturday muri conference de presse dushobora kubona abawagina, ntawamenya. Hari ikindi kintu ngutemwira mu papa, I think hari n'indi conference izaba y'abari abavoka baburanira abatutsi abahema, nayibonye kuri nimba ari kuri Inuza y'amahoro. Yes, nayo iri iteganijwe ryari y'abakozi izabera Kinshasa. Nuza avoka Menge na uriya Makoro, murebe ku rukuta rw'amahoro, abantu nabo bazabikurikirane. Tukomeze dukurikirane amakuru uko ameze. I'm sorry kuba nguciyemo ni ijambo ryawe. Ntekereza wenda minisita, ntekereza ko nibiba ngombwa nuko wenda tekinoloji ndetse n'amarezo yiri epfo iwacu, ariko iyo conference ya press bakagombye kwisharinga ku rubuga rwabo rwa Twitter. Ya M23 izanyura ahantu hose no ku ma YouTube nizo zindi. Gusa wenda twavuga nti nyuma yaho abantu bazaba bazikurikiranye bajya baza bakora space batwinforming nimba ari yabaye ubukwe mu nanjye ahubwo nandi gutekereza ko ari abantu bakommunicatinga nabo, noneho twakora space wenda tukaba twaconnectinga ikaba live, umuntu akaba yaba ariyo birashoboka rwose. Hari n'igihe yajya kuri live YouTube live naho abantu live abantu nunda bakora space, noneho wenda aba audience yo kuri space host cyangwa ko host bakaba bafite umuntu uriyo uri kusa naho ari coding mu buryo buri live. So ndumva nabyo byakunda. Ubwo nivyo kabisa twobisabisha ku bantu. I think ko hari abantu bari hariya zashoboka ko bashobora kuduha link ya space, cyangwa se tukabaha twe uko host, twe n'abandi bakunze wenda guhostinga ama space, tugafatanya gukurikirana iyo nama ya press.
yani ibyifuzo wenda bishobora kuba byanagerwaho. Reka tegereze Saturday, haracyari iminsi, abantu bashobora kuba babinegosiye mu ma DM y'abantu bafite access ku ruriya rwego rwa communication rwo muri M23. Ubwo tugize amahirwe abantu babifitemo ububasha n'ubushobozi babidukorera rwose. Ya ndumva ariko twabitekereza, ariko kugeza ubu ngubu nk'uko nsoza mbivuga, n'ubundi iteganyagihe iragaragaza ko ibicu biracyaremereye mu kirere, kandi umuyaga uri kubijyana hirya no hino. Bishobora ko ntabwo ubu ngubu twahamya ngo ibicu bishobora gutanga imvura mu kahe gace precisement, kuko mu bice byose biragaragara ko ibicu ari byinshi, bishobora kuba byatanga imvura anytime, haba mushaki, haba mu bindi bice, haba mu bice mu kibaya cya Kibumba. Ariko ndagira ngo nubwo twabivuze ko ibinyamakuru bigaragaza ko mushaki yuzuye ingabo, ndagira ngo mbabwire ko na M23 amakuru avuga ko rwose bahagaze neza kandi biteguye. Ubwo rero sinzi ngo uzatera undi nuwuhe, uzamukura mu birindiro cyangwa se uzashotora undi, ni ukubitega amaso gusa. Mu mpande zombi biragaragara ko bose bariteguye. Ubwo rero nahacugira ngo dukomeze dusengere abasore bari ku rugamba. Minisita ukiri aho numva ko nta gitangaza kirimo. Nyirango uribuka basubira muri Kishishe, abantu benshi bavugaga ko kongera kwisubiza Kishishe n'ibyahabereye ubushize bumvaga ko ari ihurizo kuri M23, ariko uburyo abahungu bayinjiyemo basaga n'abatashye nyine iwabo. Nta bisitaza bigeze bahura nabyo. Niyo makuru dufite atugeraho ngo akabazo bwana minisita, urabona akabazo twishuriro rimwe muri mushake yonyine isigaye cyangwa arasa n'ufite network iri down Charles, ariko uranyumva? turakumva aho ngaho. Narimbajije muri biriya bice bari basanga mbere yuko babiheza EAC byose se bamaze kubigarura cyangwa ni mushake yonyine isigaye? Yes, ndagira ngo kuri Jezo buriya uragira ngo ibijya gushya birashyuha. Urugamba rwabereye hari ibambo, na nyuma yuko bamaze gufata bambo hakomeje kubaho ibitero bikomeye cyane, ariko barabyivuna. Aribyo byabagejeje, byakomeje kubasunika bikabageza za Kishishe bakayifata bitabagoye, ko imbaraga bari barazimaze z'umwanzi. Ni ukuvuga ko kari agace ni aka FDLR. Ubwo rero FDLR iyo wayikubise ukayihamya neza, iriruka ikagenda isahuye, ariko ikagenda isa naho bayivunnye amaguru rwose. Ubwo rero kuba bambu barayikosoye abasore bakayinjiramo neza, na Kishishe byaboroheye cyane kugira ngo bayigarurire. Ikindi ni uko ibice rwose bisigaje ndumva ari bikeya cyane, hafi ya 90%, 95% bamaze kubyigarura byose. Ibindi ntekereza ko ari strategy y'urugamba, naho ubundi bakagombye kuba nabyo batangaza ko babifashe. Urakoze cyane minisita. Sinzi Charles nimba hari ikindi kibazo ugifite kubaza. icyo navuga gatoya, gato cyane, umwanya muto kubera ko nta mwanya mfite. Ngiye numva ko aho bageze Muvandimwe arasa n'ugiye down, sinzi ko atwumva. Yes, reka wenda mu gihe ataragaruka ngaruke kuri Uwezo. mfite imbaraga
mufite umutima ushobora kurinda umwanzi noneho bituma noneho mutakaza n'imbaraga cyane nizera neza umunsi bazaba buriya naho turabura gusa nuko tutazi gahunda za M23 ariko njye nibaza ko umunsi bazahajya naho bazahafata byoroshe urakoze arakoze Charles nubwo network yakomeje kumubana ikibazo ko ibyo kwinjira ahandi ni icyifuzo cy'abantu bashigikiye kwirwanaho no kurwanira amahoro ku batutsi bari kurengana ariko nanone twibuke yuko hari strategie militaire igenderwaho twebwe tutamenya ibyayo twe turaha nk'abakada n'abashigikiye kwirwanaho ariko izo strategie militaire zindi zo aricyo wenda nkunganiraho urugamba rurapangwa hari ugufata ahantu just kuhafata hari no gufata ahantu hari strategique none ikiba kigambiriwe hariya ni ugufata ahantu hari strategique ushobora gufata tuvuge ahantu runaka ukaba nubwo tuvuge nkaho twaza turimo tuvuga mushaki wayifashe iri strategique icya mbere irakubitisha nuza Kinshasa amavi hasi kuko Goma irafunze I think ko aricyo bakubitishije iyi Fardc bagiye bafata uduce twose turi strategique mu buryo bw'intambara nicyo ngicyo rero yes so aho bafata bagenda bafata strategie kandi keep in mind M23 nageze mu bihumbi 2-3 keep in mind that ariko ifasha ahantu hari strategique ushobora gufata nkora kubwiye mushaki ugakontorora ikivu ukagihagarika mu muvema yose ugakontorora umuhanda uzajya za Minova ugahagarika mu muvema zose ugakontorora umuhanda uzajya nimbari za Butembo cyangwa za Beni n'urugero ufasha akantu kamwe gusa ugahagarika ubuzima bw'imizi yose ushobora nko wavuga ngo hari ushobora gutema igiti cyo hejuru ariko atakasa imisi kongera gashibuka ariko wakasa imizi cyagisikiragwa numva barimo gufata urebye uko bigenda n'ahantu hari strategique n'ahantu hatuma bashobora gukontorora zone yabo icyambere iyo barimo no kwikorera ubwabo uburinzi first of all n'abaturage hanyuma kandi bakaba bakontorora umwanzi n'ahantu ari kubera yuko mushake location yayo rwose umunsi uzumva bageze muri mushake anytime Goma yafatwa sake yafatwa anytime sake yafatwa rwose kurikije nuza jewo yahari mushake yafatwa urebye neza urugamba rwa 23 wagira ngo basa naho barwana ariko batanga n'amasomo y'intambara bari gukora urugamba mu buryo buteye ubwoba harimo ubwenge bwinshi cyane urabona impamvu bafokasinze biriya bice bya za Birambizo kuzijyana za Bambo za Kishishe kuko twabivuguze niyo yarindiri ya FDLR kumva rero ngo urakubise gusa wizeye bino bice byegereza Goma zahe umwanzo wawe wamusize hirya kandi uzi ko bunagana ufite abaturage benshi na za Rucuru ucungereye umutekano habamo harimo kwibeshya cyane ubwo rero ntekereza ko ariyo mpamvu imbaraga nyinshi ubu ngubu bazishize mu bice bya za Bambo za ushobora kumva bakomeje za Nyanzare muri ibyo bice byo hirya cyane bazi neza ko harimo indiri ya FDLR kandi FDLR n'abagome iyo baje kwica bo nta mpuwe bagira tekereza ko rero ariyo mpamvu bashobora kuba barakomeje biriya bice ubu ngubu bakaba bari gutamporiza nyuma yo gufata indi misozi strategique za Gicwa za hehe ariko by'umwihariko uko zanalize neza urajya gusanga M23 irarwana ariko inasiga n'andi masomo y'intambara rwose n'abantu baje kabisa mu buryo buteye ubwoba abaziga igisirikare cyangwa se bafite gahunda kujya kwigisha abana babo ahubwo ngiye ikintu kintangaza iyi leta ya Gisegeti barashobora kuba bari kwitiranya ino ntambara barashobora kuba bitiranya iyi M23 na M23 ya 2012 n'iya 2009 SNDP ya 2009 so yes turabashimira rero ngewe ndumva nasa nansubira mu myanya y'abandi bikoze cyane minisita kuduha update ngira ngo biba byiza n'abakunzi ba M23 bamenye ko urugamba ruhagaze ngira ngo
naye ndi mu bakunzi bayo usubiye mu myanya kandi y'icyubahiro nta kibazo mba nta nicariye kibazo kuri murandasi ndi kureba ibivugwa ibyandikwa ariko nanjye urumva nasesengura nk'umufana nk'umukunzi wayo nta n'icyo binambwiye ariko akenshi no gushyiramo logike n'ibintu bifite ireme nabyo aba ari ibintu byiza cyane. Murakoze mugire ibihe byiza. Urakoze cyane minisita. Twakomeza Rabiyo mike ni yawe nyuma kumva update minisita duhaye n'ibyagiye bica hano ku mbuga nkoranyambaga. Ndabasuje cyane bavandimwe Genzo abandi bamaze kuvuga ba minisita n'aba Charles nawe heza kamuravuga neza kandi turashimira M23 cyane kuko ikomeje kwitwara neza mu bikorwa iri gukora. Ikintu cya mbere ndashaka kuvuga kuri ririya jambo weze yavuze ko ikibazo cya M23 cyageze muri sena ya USA bacizeho nabikuye kuri gurupe itanga amakuru yizewe by'ukuri ikunze gutanga amakuru yizewe. Rero nabyumvise bavuga ko ikibazo cya M23 cyageze muri sena ya USA ni jenoside nyine iri gukorerwa abatutsi cyangwa se abanyamurenge muri Congo twese rusange. Babivuzeho ikindi by'ukuri ni iriya conference yabaye Kinshasa ya Perezida Gisegeti namasinki namani icubahiro ndacunje nzamubona niciwe nabi biriya. Muri kunyumva abandi kuvugira hasi? Turi kukumva gusa wongera akajwi. Okay. Narevuze hejuru ya conference yabereye Kinshasa ya disikuru ya Perezida Gisegeti ari nayo ya nyuma yasoza manda yiwe. Zukuri nizo nashize hariya kuri dashboard mbabwira ati uyu perezida iki yakoze cyo kuvugira bariya bene wabo bakasaye babaruba bishwe bariya bakobwa, iki cyagaragaje ko ari uteza zino ntambara, ari uteza zino mpfu, ari uteza aya macakubiri, ari uteza iyi tribalism iri mu gihugu. Kuko urebye ubundi yakagombye gufata umukongomani wese nk'undi cyo kimwe n'undi, ariko impamvu yagaragaye ko atadufata cyo kimwe twese nk'abakongomani ni uko hari abakobwa bapfuye